Igice cya 8. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amazi asubirayo, ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa 7, ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi yagabanutse ku isi. Maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko arayenda, ayisubiza mu nkuge. Asibira iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka ahari nimugoroba, ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asibira indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akora igipfundikiye ya nkuge, arareba, abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa 2, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe, byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be. Amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka hasi byose, n'inyoni zose n'ibisiga byose, byigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira, no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byozwa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, ko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi, uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho, biba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro, ntibizashira.